uko niko mugiye kuwurya. Uku nguku niko nyine niko mugiye kurya uyu mutsima. Mugiye kurya uyu mutsima w'umuriro. Kandi uyu mutsima w'umuriro ntabwo muri buwurye gutya gusa, ahubwo uyu mutsima murawusomeza amazi akayishye, kandi murawusomeza amazi. Nimwongere musenge, hari igihe mwongere mwakure, hari igihe imana zanyu zaba zasinzire zitari kumva. Barongera barasenga barikebegura, batanga ibitambo bishoboka byose biranga. Ariko kuko Eliya yarazi uwakorera n'uwamutumye, araho yicecekeye kuko yaryamanye ibanga ry'uwamutumye. Murumva? Eliya arababwiye ati niba byanze ngaho muhigamire turebe Imana iri bwigaragaza. Eliya arababwira ati mugende muce ingigi z'ibiti mbisi zitumye, ibishara bya karitusi bitumye, noneho mugende mushigikire igicaniro mwari amazi. Murumva? Ngo mugende mufate ibishara n'ingigi z'ibiti zitumye mushigikire igicaniro mwari amazi. Abahanuzi babaye bavuga ati se bamufashe nk'umusazi, ese uyu nguyu ndi yasaze? Ese uyu nguyu ibyarimo arabizi? Twe twacaniye ahantu heza humutse, dufata ibishara byumye, dufata inkigi z'ibiti zumye, biranga. Twirirwa umunsi twiriraho, izuba rirarenga rirakarigira ute, biranga. None uyu nguyu we azanye umuriro ngo mu mazi, inkigi z'ibiti, baramufata nk'umusazi. Ariko kubera Eliya yari afite ibanga kuri ya musozi w'i Karumeli, yari afite ibanga aryamanye. Urumva? Yari afite ibanga we aryamanye, yizera neza ko Imana ihari kandi ikora, yizera ko uwamutumye afite imbaraga n'ubushobozi n'ububasha bwo kuba yakwatsa umuriro muri ya mazi, kandi umuriro ukagira ute, ukaka. Aho ndahandi turi ku bahanuzi b'ibinyoma, kuri abahanuzi bashiriwe nibo turiho. Noneho Eliya arangije we atanga nyine arangiza gukora cya gicaniro, acana umuriro. Noneho we arasenga. Akimara gusenga arasenga, nta nubwo byamufasha umwanya munini. Urumva? Asigaye umuriro mu minota mikeya cyane, umuriro wari ugurumanye. kandi ari he, mwibuke neza yuko abandi bashize ahantu humutse, bafata inkwi zumye, bafata iki byose bimeze neza. Wanga kwaka umunsi wose, izuba rirakara rinararenga, ijoro riraza, ariko byanga kwaka. Ariko Eliya we amaze gusenga gatoya cyane, umuriro buragurumanye. Abahanuzi ba Bayali bifata ku munwa. Aho turi ku bahanuzi b'ibinyuma batajya bemera, aho turi kuri babahanuzi. Noneho abahanuzi Eliya barababwiye ngo mwabonye Imana nyamana, Imana nyayo. Ngo mwabonye Imana nyayo, iyo niyo Mana nzakorera. Ngiyo niyo Mana nzakorera. Abo rero babahanuzi babaye bamaze kwifata ku munwa, bakubitwa ikimwaro, bagira amasoni, bagira ibiki, ngaho baragenda babura ibiki. Ariko kubera Imana nyamana yigaragaje, bahise bavuga ati iyi niyo Mana nzakorera. Ubwo rero tugeze kuri babahanuzi, tugeze kuri babahanuzi ba Bayali. Ejo bundi hari ikiganiro umuhanuzi Zakayo yasohoye, icyatumye ntangirira ku nkuru ya Eliya
ni ikiganiro Zakayo yakoze aho yari ari muri Serikeyi. Abahanuzi bandi bashiriwe batangira kumubwira ngo ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ngo Imana ngo ntabwo ingiyo ni imivumo, ngo Imana ntibyemera. Imana yamutumye siyo yabatumye, iyo akorera siyo mukorera. Buri wese afite Imana akorera, kandi Imana buri wese akorera atanga message bitewe nuko yayimuhaye, kandi ntabwo message ipfa kwizana gutyo. Uramanza ugasenga. Ntabwo umuhanuzi Zakayo ari wa wundi ubyuka mu gitondo avuga agashaka kujya kwitereka imbere y'ikamera. Hari ababikora bashaka kugira ngo bakeneye ngo za views, ariko we azana message Imana yamuhaye, nicyo yamutumye ku bantu bayo. Urumva? Tugiye tunareba no kubikorwa abantu bagiye bakora, abahanuzi bashiriwe. Yes, ndagusuza cyane wakoze subscribe kuri Bikari TV show. Noneho ubu ngubu naje mu yindi sura nshya, ariko amahoro y'Imana abane namwe kandi natwe tuyahorane. Ubu ngubu noneho nta bintu byinshi turi bwizingiremo, ntaki. Ubu ngubu tugiye kuza ku bahanuzi ba Bayali na Eliya. Ubwo ahangaha tugiye kuhafata ngi Karumeli. Urumva? Aho abahanuzi ba Bayali bagiye imbaka na Eliya, akabajyana ku musozi w'Ikarumeli, akagenda akabahereza ikizame. Aho nahandi turi ku bahanuzi ba Bayali. Murumva neza? Hano turi ku bahanuzi ba Bayali. Eliya maze abajyanye ku musozi w'Ikarumeli, arababwira ati ngaho nimusenge izo mana zanyu turebe Imana irigaragaza aka kanya. Murumva? Nuko abahanuzi ba Bayali birirwa basenga umunsi wose, izuba riraka, ariko nta kindi kizame yari yabahaye, nicyo kugira ngo turebe Imana iri bwatse umuriro. Bazana amashara ngangaye ya karitusi, bazana ingizi ibiti zumye, bashigikira bakubita igicaniro cyiza. Ariko icyo gicaniro ndicyagira ute? Ntabwo cyatse, kandi biriwe bikebagura umunsi wose, amanywa yose, izuba riraka. Urumva? Izuba riraka, ariko umuriro wanga kwaka. Imana yabo Eliya arongera arababwira ati nimwongere musenge, hari igihe mwongere mwakure, hari igihe Imana zanyu zaba zasinzire zitari kumva. Barongera barasenga, barikebegura, batanga ibitambo bishoboka byose, biranga. Ariko kuko Eliya yarazi uwakorera n'uwamutumye, araho yicecekeye, kuko yaryamanye ibanga ry'uwamutumye. Murumva? Eliya arababwira ati niba byanze ngaho muhigamire turebe Imana iri bwigaragaza. Eliya arababwira ati mugende muce ingigi z'ibiti mbisi zitumye, ibishara bya karitusi bitumye, noneho mugende mushigikire igicaniro mwari amazi. Murumva? Ngo mugende mufate ibishara n'ingigi z'ibiti zitumye, mushigikire igicaniro mwari amazi. Abahanuzi ba Bayali bavuga ati se bamufashe nk'umusazi, ese uyu nguyu ndi yasaze?
ese uyu nguyu ibyarimo arabizi? Twe twacaniye ahantu heza humutse, dufata ibi bishara byumye, dufata inkigi z'ibiti zumye, biranga. Twirirwa umunsi twiriraho, izuba rirarenga riraka rigira ute, biranga. None uyu nguyu we azanye umuriro ngo mu mazi, inkigi z'ibiti baramufata nk'umusazi. Ariko kubera Eliya yari afite ibanga kuriya musozi w'i Karumeli, yari afite ibanga ryamanye. Urumva, yari afite ibanga we aryamanye, yizera neza ko Imana ihari kandi ikora, yizera ko uwamutumye afite imbaraga n'ubushobozi n'ububasha bwo kuba yakwatsa umuriro muri ya mazi, kandi umuriro ukagira ute, ukaka. Aho ndahandi turi ku bahanuzi b'ibinyoma, kuri abahanuzi bashiriwe nibo turiho. Noneho Eliya arangije we nyine arangiza gukora cya gicaniro, acana umuriro. Noneho we arasenga, akimara gusenga arasenga, nta nubwo byamufasha umwanya munini. Urumva, asigaye umuriro mu minota mikeya cyane, umuriro wari ugurumanye kandi ari he. Mwibuke neza yuko abandi bashize ahantu humutse, bafata inkwi zumye, bafata iki, byose bimeze neza. Wanga kwaka umunsi wose, izuba riraka rinararenga, ijoro riraza, ariko byanga kwaka. Ariko Eliya we amaze gusenga gatoya cyane, umuriro buragurumanye. Abahanuzi ba Bayali bifata ku munwa. Aho turi ku bahanuzi b'ibinyuma batajya bemera, aho turi kuri ba bahanuzi. Noneho abahanuzi Eliya barababwiye ngo mwabonye Imana nyamana, Imana nyayo. Ngo mwabonye Imana nyayo, iyo niyo Mana nzakorera, ngiyo niyo Mana nzakorera. Rero babahanuzi ba Bayali bamaze kwifata ku munwa, bakubitwa ikimwaro, bagira amasoni, bagira ibiki, ngaho baragenda babura ibiki. Ariko kubera Imana nyamana yigaragaje, bahise bavuga ati iyi niyo Mana nzakorera. Ubwo rero tugeze kuri babahanuzi, ubu tugeze kuri babahanuzi ba Bayali. Ejo bundi hari ikiganiro umuhanuzi Zakayo yasohoye, icyatumye ntangirira ku nkuru ya Eliya ni ikiganiro Zakayo yakoze aho yari ari muri Serikeyi. Abahanuzi bandi bashiriwe batangira kumubwira ngo ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ngo Imana ngo ntabwo, ngiyo ni imivumo, ngo Imana ntibyemera. Imana yamutumye siyo yabatumye, iyo akorera siyo mukorera. Buri wese afite Imana akorera, kandi Imana buri wese akorera atanga message bitewe nuko yayimuhaye. Kandi ntabwo message ipfa kwizana gutyo, uramanza ugasenga. Ntabwo umuhanuzi Zakayo ari wa wundi ubyuka mu gitondo avuga agashaka kujya kwitereka imbere y'ikamera. Hari ababikora bashaka kugira ngo bakeneye ngo za views, ariko we azana message Imana yamuhaye, nicyo yamutumye ku bantu bayo. Urumva, tugiye tunareba no kubikorwa abantu bagiye bakora, babahanuzi bashiriwe. Nituvuga umuhanuzi washiriwe, tuzareba muri babahanuzi bajya imbere, bashimishwa no kujya imbere ya kamera kuvuga ibyo biyandikiye. Hari abahanuzi bajya biyandikira message, urumva, ariyo mpamvu navuze ngo reka mbere ku iriya story ya Eliya ku musozi w'i Karumeli. Hari abahanuzi bajya biyandikira message, akabyuka mu gitondo akavuga ati ngo nzareba gutya, nzareba mu gitabo, hano handitse gutya na gutya, Bibiliya hano handitse gutya. Wowe ukagenda ugahita none wowe ugashyiramo ibindi bitanditsemo, ngo Imana yavuze ngo yantumye ngo
kandi mu gitabo wasomye nta yagutumye irimo, handitsemo ibindi bintu ariko wagiye urahindura umurongo uravuga ati ngo yantumye. Muranyumva neza? Uravuga ngo yantumye, ariho handi uzasanga uwo yatumye n'ubundi uzavuga ko ntacyo ari kuvuga. Ese abo bahanuzi ni ibihe bikorwa bakoze? Sinaje kumeshoringa ariko ndameshoringaho umuntu umwe bitewe nuko yavuze ibintu nawe ubwawe ushobora kureba ukabona ewana ibintu yavuze nawe wagira. Ng'umuhanuzi Theogene, umuhanuzi Theogene niwe cyane niwe wazanye icyo kiganiro. Urumva? Niwe wazanye icyo kiganiro. Ese icyo kiganiro wazanye kiza gisebya ibyo umuhanuzi Zakayo yakoze cyangwa kibivuguruza? Wowe ibyo wakoze ni ibihe? Tugiye no mu bikorwa, erega Imana ikorera mu bantu bayo nguko yakoreye no muri Eliya, umuriro ukaka mu mazi, kandi abahanuzi ba Bayali bari bananiwe, banashize ahantu hameze neza, ku rutare rumeze neza, asigaye bagasenga bakanike bagura bagatanga n'ibitambo, umuriro ukanga kwaka. Ariko Eliya we agize gutya arasenga kubera Imana yamutumye, kubera yizeye n'ibyo yakoze n'uwakorera, umuriro uraka. Ubwo rero tugiye kubikorwa, wowe uri kwita ngo uri umuhanuzi Theogene. Ndabizi neza Theogene hari benshi yagiye yahanuriye Pastor Mutesi ngo azashaka umugabo w'umukire ngo ufite uruhara. Ibyo ntibyabaye. Pastor Mutesi yishakiye Fredina, umusore umeze neza, bameze neza. Urumva? Uwo Theogene ahantu ngo Nyabugogo ngo hagiye kuzaba inkambi y'impunzi, ngo hari Nyabugogo muri gare. Yanarabivugaga, wumve abahanuzi ba Bayali yanarabivugaga agahita ashiramo iki, yarabivugaga agahita ashiraho n'imyaka na tariki bizaberaho, abantu bakajyaho bagashuha ngo hehe. Byarabaye. Uwo Theogene abarahanuye ngo Parfait Noheli ngo Imana yamweretse ngo agiye kuzatura umugore wa nyakwigendera Theogene, Mama Asiya, ngo agiye kuzamutura hasi, ashaho n'itariki Imana yamwerekeye bazakora ubukwe. Ibyo byarabaye. Ndi kubwira aho wa muhanuzi washire wa Bayali ni wa muhanuzi wa Bayali. Theogene abaragiye asenyera umugore wa Kicukiro, umumama yari ifite ikibazo cyo mu nda hashize imyaka 2. Umumama yari ifite ikibazo cyo mu nda, asigaye uwo mumama afite ikibazo cyo mu nda ashaka bamusengera. Theogene ajya kumusengera, aramubwira ati Imana ngiguhaye ngo urubyaro, amubwira n'itariki. Umumama yari amaze imyaka 2 mu nda hamurya, ameze nabi pe muntu. Amaye itariki, byarangiye gute? Hari ibyabaye. Theogene niwe ndi kubwira. Ese abiyita abahanuzi cyangwa se abakozi b'Imana kuki tuzana irindi shusho? Hari ababizanamo ubwenge cyangwa se hari abaza batumwe n'Imana, sibyo? Hari abaza batumwe n'Imana bikagaragara, hari abaza bishakira ikindi kintu kuri YouTube. Ngo umuhanuzi Theogene afite n'umugabo, ni n'umupapa w'abana 4 n'umudamu, ariko urwa mbere rwarasenyutse, ashaka undi mumama, ashaka undi mugore hari batsinda biranga. Ubu ngo basigaye ba muri ghetto, yabaye umusiri bateringa abandi bose. Urumva? Tugiye kuri Zakayo, hamuhanuzi sha Zakayo, ubwo Zakayo yaba ari ng'umuhanuzi Eliya. Ubwo twamufata nka Eliya kuko ibyo akora bihita bigaragara. Urugero, we urukwango yahanuriye muri Serikeyi, afite yamutumye nkuko nawe ufite gutuma Imana zanyu zibatuma
nawe ibitambo utanga ntabwo tubizi nk'uko ba Bayali bagiye bakikebagura bagatanga ibitambo ariko umuriro ukanga kwaka. Urumva bagatanga ibitambo ariko umuriro ukanga kwaka. Kuri Zakayo yahanuriye Rwema bitewe n'ibyo yakoze atazi. Akimara kumuhanura aramubwira ati ngo wowe mu gitondo barabyuka baza kugufata kuko ibyo wakoze. Rwema mu gitondo isaha yamuhaye babyutse baza kumufata, yumva ngo yafunzwe. Urumva Zakayo ahanurira wa mugabo waje avuga ngo Pastor Theogene Nyakwigendera ngo bahuriye kuzimu nganywa amaraso yiwe. Zakayo aramuhanurira aramubwira ati muvandimwe ibintu wakoze ntabwo ari byo. Niba waruje no kwitwikira nk'abandi bose ntabwo wakaze mwarira ngo ugende ushinyagurire Madamu Asiya. Urumva ntabwo wakaze mwarira shusho ni ngo rushinyagura ejo ntabwo uzarara mu rugo bazara bagufunga. Bukeye bwaho uko yanakabivuze baje kumutora kwera icyo cyaha yakoze. Wumvishe Eliya? Uwo ni Eliya turimo kuvuga aho turi ku musozi w'i Karumeli. Urumva asigaye abahanuriye Noheli, Parufete Noheli wagendaga ngazatura Mama Asiya hasi, aramanura avuga ati ibi bintu ndabona ugiye kubivamo kandi unubivamo nibwo uzaba umwana mwiza kuko uriya ni umukozi w'Imana wiserekaho, uriya ni umukozi w'Imana yasizwe amavuta. Urumva Mama Asiya Madamu wa Nyakwigendera Theogene Parufete Noheli murabizi yari yaramwiziritseho ariko yahise mu gitondo yaragiye arasenga Imana ihuza umugambi n'ibyo Zakayo yamuhanuriye. Mu gitondo arayamanuka aravuga ati nabivuyemo Mama Asiya umbabarire, asaba imbabazi. Wumvishije Eliya ku musozi w'i Karumeli icyo yakoze, icyo Imana yamukoreye. None wowe uri kuza uri kuvuga ngo Serikeyi niwe muhamagaro, niho Imana yamutumye guhanurira, niyo message Imana yamuhaye. Murabyumva? Wowe utazi cyakuzanye, uzanywe no gushakisha amaramuko kuri YouTube, wowe uzanywe no kumva wowe kushaka kuza kuri YouTube ugakora, hari igihe uzabibazwa. Hari igihe Imana izakubaza ngo ese niki mu byo ko nakuremye ngagushira ku isi, abana b'abantu nasize ku isi, mu biremwa byanjye biri ku isi, wamaze iki? Uzavuga ko wamaze iki? Uzavuga ko Zakayo yagiye guhanura muri Serikeri ukaza uvuguruza iby'Imana yamutumye, cyangwa uvuguruza message ayizakubaza se naragutumye hano ku isi kumbera umugenzuza w'ibibera ku isi, kutahanganye n'ibyawe. Kutahanganye n'ibyawe ari Imana noneho izakubaza se niki wamariye abantu ku isi, uzavuga ngo iki? Wa muhanuzi wa Bayali we, ndakeka muri kunyumva. Abahanuzi ba Bayali ndabizi bariyizi, n'abakozi b'Imana bariyizi. Abahanuzi ngaba Eliya, ngaba Eliya bariyizi. Ese kuki Yesu yaje ahantu cyane muri karitsiye abantu bakamushagara cyane, bamara kumushagara Zakayo murabizi uko yareshaga, ntabwo yari agenda, abantu bari bahuzuye ntabwo yari yareba Yesu neza nyine nguko yari abishaka kumureba. Zakayo aragenda yurira igiti cyabagaho ngaho aracyurira. Amaze kucyurira Imana biramubwiye abaraje, Yesu abaramubwiye ngo Zakayo
ururuka muri icyo giti ndi kukureba uyu munsi ndarari wawe. Umva mbese abantu bari benshi cyane bagiye gushagarira Yesu bagiye kumureba, ariko indesho ya Zakayo, indesho uburebure bwiwe ntabwo bwari bwatuma agira ute ajya kumureba bihagije nk'uko yabishakaga. Abantu bari barebare, we ari mugufi ya urumva ntabwo byari gukunda nyine, ariko aragenda yurira igiti. Yesu ahita amubona cyane, amaze kumubona ariho yamubwiye ngo ururuka uyu munsi ndarari wawe. Vuga ngo haleluya. Abantu batangira kwijujuta, ese ni kuki yagiye kurara hariya? Uriya Zakayo ni igisambo, uriya Zakayo ni ibiki, uriya Zakayo ni ibiki. Ariko Imana irabizi ko ari igisambo kandi agomba gukizwa. Ndashaka kuvuga n'uyu Zakayo, umuhanuzi Zakayo, nawe yaje muri sekira, tumumenya muri hip hop, tumumenya yitwa mbeba y'inzungu, ariko Imana imutera iteka. Ubu yitwa umuhanuzi Zakayo. Waje aheka umwana mu bishanga, ubu ngubu wa mwanya yahekaga mu mwanya mu bishanga, avuga hip hop, arapira abantu, agira ute, avuga ibiki n'ibiki, wa undi yakuye hepfo yo. Uwo mwanya se yawuhereza Imana. Aho ndakeka mwumvisha abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana. Yesu akimara kugenda kwa Zakayo yarayiwe, Zakayo yakijijwe. Ariko babandisha babandi batajya bemera ko Yesu akiza ko ari umwami n'umukiza. Baravuga ati se kiriya gisambo, aho Yesu we ntabwo agiye kugira. Mwibuke ko inyuma yaho ko banamubambanye n'ibisambo, urumva ari hagati y'ibisambo bibiri. Hari Imana ishobora byose, arangije atanga umwana wayo w'ikinege, aradupfira, ariko ntitujya twemera amaraso ya Yesu ko ari icyo yakoze. Mwagiye mwemera? Mwagiye mwemera ko amaraso ya Yesu yakoze umurimo bantu banjye? Bantu banyagasani, mwagiye mwemera yuko Yesu ko yabambanwe n'ibisambo bibiri, azira ibyaha byacu, azira ibyaha byanjye, azira ibyaha byawe, azira n'ibyaha byuriye, mukareka kugira? Tukiri aho ngaho twigiriye no kwa Brazil kuri Zaburi nshya. Kandi mwibuke neza yuko Zaburi nshya, hari Zaburi nshya, hari Zaburi yacu, hari na Zaburi y'Urwibutso TV. Kandi abo bose n'ikiganiro umuhanuzi Theogene yakoze, yakinyujije kuri abera, kuri niba abera kwiriba ry'abera, akinyuza no kuri Zaburi yacu, urumva. Kandi n'umuhanuzi Zakayo afite cano yitwa umuhanuzi Zakayo, nako yitwa Zaburi y'Urwibutso TV. Kandi mwibutse no kwa Brazil ni cano nini cyane pe, kandi yitwa Zaburi nshya. Ariko abo bantu niba ari uko bahuza amazina cyangwa se bahuje iki, kandi Zakayo kuri Zaburi y'Urwibutso TV akabashiraho ivugabutumwa cyangwa se ubuhanuzi, bukarebwa abantu bagakizwa, urumva. Babona Zaburi nshya nabo babona ibyo bashiraho ndaho bihure n'ibyo bagatangira kumurwanya. Aho Zaburi nshya bazanye umuvugabutumwa, sinzi uko namwita, n'umutumirwa, akaza fobya ubutumwa bwa Zakayo cyangwa se message Imana yamuhaye ngatugezeho. Akavuga ese wowe ni iki waje kuvuga kuri ibyo ngibyo? Ni iki waje kuvuga? Kandi hari igihe Imana izakubaza ikintu sha wavuze, kandi hari igihe Imana izakubaza ese niki wamariye intama nashize ku isi? Uzavuga ngo iki? Ko waje guhinyura? Ni babahanuzi ba Bayali batanze ibitambo, urumva. Uzavuga ko wakoze iki ku isi? Brazil yagiye azana umuntu afobye ivugabutumwa ry'umuhanuzi Zakayo,
ariko hari igihe Imana izaza kubabaza, yamara kubabaza mugasobanura neza. Hari abareba umuntu ngo ntabwo asenga, hari abareba umuntu ngo ntabwo agira, kuko uri kumucira imanza. Baca umugani mu Kinyarwanda, mbere yo gutokora izisho rya mugenzi wawe banza watokora iryawe. Hari igihe iryawe byanduye gusumbya iryiwe, ariko ndeba wahangayitse, ngaho wagiye umeze ngaho umeze ngiki. Muntu wagiye ugafata ibintu byawe ngibyo mbere yuko ufata iby'abandi ngo ubyishireho, maze wareba ibyo ese nta kibazo ufitanye n'abantu, ese nta kibazo ufite, kuki ugenda uvuga ibintu by'abantu. Ngaho amajoro waraye amajoro, wananiwe kujya gushakira urubyaro, wananiwe kujya gushakira urugo rwawe, wabwo ugiye mu matiku. Niba abahanuzi ba Bayali ngiri kuvuga, ni gute uzajya kureba umuntu ngo ugiye kugira ngo ugiye kumufatiraho umwanya, ugiye guta umwanya wawe uri kumureba? Humura nshuti yanjye, Imana irahari kandi Imana irakiza. Nawe ubwawe ufite ikibazo, hari igihe ugira ikibazo ukabona ukiheba ukava mu byawe. Hari igihe ugira ikibazo ukavuga ngo ese ubundi Imana yanemye yanzaniye iki ku isi? Nyamara irakuzi kandi turabizi neza yuko ibintu bitabaho bidashoboka. Imana itanga ikigeragezo kugira ngo ibone kwihangana kwawe, ariko Imana ntiyaguha ikigeragezo udafite imbaraga zo kwihangana. Imanza yareba ubushobozi bwawe, kuko iramutse iguhaye ibyiza iminsi yose ntiwamenya kinabaho. Irazi gukubita akantu kamwe gatoya kanganya n'ubushobozi bwawe ufite, kuko ntabwo uzaba udafite ibihumbi 20 ngikuzaniye ikibazo cy'ibihumbi miliyoni. Reka izakuzanira cya kibazo cy'ibihumbi 15 kugira ngo usumbyeho ubushobozi gatoya, kugira ugira no kwihangana utiheba cyane. Rero hari igihe ugira ikibazo ukavuga se Imana iranzi, ese Imana yandemye yanzaniye iki ku isi? Imana ni iki? Imana ko mbayeho gutya? Cyakora kuvuga kose n'icyo kibazo irabizi, karo yakikuza yakiguteje, irabizi neza yuko igihe isaha n'umunota ko kizaziga kubura ikagukiza, ariko wewe urahangayitse. Wewe urahangayitse, nta nubwo uzi ikijya mbere, nta nubwo wumva yuko ashobora byose. Ariko niba wizera nga Eliya, niba wizera nga Eliya, nta Imana izazigo igukize. Mbese cya kibazo wabonaga ngikigeragezo, Imana izaza ikigukureho kandi izagigukuraho. Wumve Imana ibera nziza, wumve Imana ibera nziza. Ushobora kuza kumunda akakubwira ngo ukamubwira ngo nsengera, mbere yo kugusengera akakubwira ati manza watanga 10. Wumve, urumva? Umuntu ashobora kuza akakubwira ngo ukamubwira ngo nsengera, akakubwira ngo manza watanga 10, kuki ntabwo yagusengera ndaha 10. Wumve babahanuzi. Ariko Imana irazi ikagukuraho cya kigeragezo n'ikibazo ufite kiremereye wabonaga udashoboye, ikagigukuriraho ku buntu. Hari na 5 utanga, hari n'urumiye utanga. Ariko Imana ishobora byose ntabwo ireba nk'abantu. Nta nubwo uko mfata ibibazo ariko Imana ifata ibibazo. Nge mbona bikomeye, ariko imbere y'Imana byose ni ubusa. Murumva? Imbere y'Imana byose ni ubusa. Zakayo wari igisambo, wari iki bagiye bacira imigani Yesu ndi yarayiwe agakizwa.
ariko Imana ishobora byose imenya ko byose bishoboka kandi irakuzi izi n'amazina yawe niyo wakwihindura izina. Ubwo kanguha urugero, ubwo nk'umuhanuzi Zakayo Rukureba mbere yitwaga Mbeba y'Inzungu, ubundi yitwa Hategekimana Claude, urumva iryo niryo zina rye ry'ababyeyi, ariko izina yiyise we bamwitaga Mbeba y'Inzungu. Ntawe utamuzi, yakoze ibintu bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ntatangaza amakuru atagiyeho ntaki, ariko iyo byose ntacyo cyagize ute. Ariko Imana yamuhinduriye izina imwita umuhanuzi Zakayo. Nukuvuga ngo rya zina rya Mbeba y'Inzungu yaryikuyeho no mu ijuru riracyarimo nawe, ariko Imana iyo uhinduye izina reba rya zina urarikwiriye, rya zina urarikwiriye. Ariko Imana ishobora byose iyo ibonye urikwiriye ikubwira icyo ushaka kuba cyo, kandi ikaguha amavuta, ikagusiga amavuta. Hari ikintu tutajya tumenya, yuko ushobora byose ari we nyiri bubasha n'iki gihugu cyose. Turabizi ibisambo biragenda bisenga, Mana umfashe ntibapfate. Abasambanyi bakagenda basenga, Mana umfashe aho ngiye gusambana bibe neza. Ku murimo wawe wose kuki wiyambaza Imana? Kandi tuzi ko Imana yanga icyaha ariko igakunda iki? Umunyabyaha. Ubwo shuti rero, shuti bavandimwe, abo nabwiraga biyumvise abahanuzi ba Bayali, babahanuzi ba Bayali biyumvishe rwose. Babahanuzi ba Bayali biyumvishe, babandi bashimishwa no kujya imbere ya kamera kugira ngo babone icyo bararira, cyangwa babone abantu babone ko batwitse. Eliya ku musozi w'Ikarumeli, babahanuzi bakorana n'Uwiteka nabo barahari bariyizi. Rero niba uzikora umuhanuzi wa Bayali, shira agapira hasi. Uyu munsi Imana yatashe irahari, kandi tuzi yuko byose bishoboka. Tuzi yuko byose bishoboka. Shira agapira hasi wa muhanuzi wa Bayali we. Imana erega bitse ngubiye nta rutugu rukura ngo rusumba ijosi. Tuzi yuko na Satani musenga cyangwa se nawe yari umukozi umwe mu bakozi b'Imana mu ijuru, ariko icyamumanuye hasi namwe murakizi. Cyamuzanye ku isi murakizi. Ntashaka kwitegekera ubwami bwe nguko namwe ubwanyu mushaka kuri YouTube cyangwa kuri social media mukoresha, ko mushaka kwitegekera abantu banyu mukabazana. Ni hehe wabonye Imana ijambo ry'Imana rigurishwa? Rero abo nabwiraga biyumvise, kandi waba uri muri Amerika, Tanzania, mu kwisi hose, ukaba wabonye kino kiganiro, udufashe ugisharinge, ukore na subscribe wowe utarayikora. Waba uri hano mu Rwanda kandi umenye yuko kwizera kurarema, kandi umwami Yesu ukamubona nk'umwami n'umukiza, kuko niwe karuhura, niwe uri ukora byose, niwe ukora byose. Rero ngushimira wowe twabanye kuri Bikari TV show. Y'amazina yanjye banyita Bikari, niyo mazina nanjye niyise, ubwo riranditswe. Imana nibona ko ndikwiriye nzarihamana, ubwo nibona ritankwiriye bitewe n'imirimo nkora izampindurira amazina, kandi mu munsi izayahindura ntabwo nzayanga, ntabwo nzanga guhindurirwa amazina. Ubwo rero nabashimira cyane mwe twabanye, mwakoze cyane, kandi Imana ibarebe icyoroshye, kandi Imana ibahe kwihanganira ibigeragezo mufite. Murakoze cyane. Ciao ciao.